Hari ikibazo gikomeye abantu benshi batekerezaho. Kuki abantu benshi bagerageza gutera imbere ariko bakaguma aho bari? Kuki wumva ufite imbaraga n'inzozi zawe ariko ubuzima bwawe ntibuhinduke? Ukuri gukomeye. Abantu benshi batinya kwemera ukuri. Hari abantu bamwe na bamwe bagukururuka inyuma ariko utabizi wewe. Si uko bakubona nabi, si uko bakwanga, ariko imyitwarire yabo n'ibitekerezo byabo bigira uruhare runini cyane mu kudatuma utera imbere mu buzima bwawe. Reka mbakubita agasitore. Hari umusore yitwaga Eric. Yari afite inzozi zo kuba umucuruzi ukomeye cyane. Yari afite ideas n'imbaraga, ariko buri gihe yajya kubikora akabwira inshuti ze. Inshuti ze zikamubwira bati ntabwo bishoboka, ati use wabishobora ute? Reka ibyo shaka kandi kazi. Mu myaka 5 Eric yarigeze atera imbere na gato. Ariko umunsi umwe yafashe icyemezo gikomeye, atandukana n'abo ngabo bose bari bamukikije. Nyuma y'imyaka 2 gusa ubuzima bwe bwari bwamaje guhinduka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu 8 ugomba kwirinda mu buzima bwawe niba ushaka gutera imbere by'ukuri koko. Umuntu wa mbere ni umuntu uhora kunenga. Hari itandukaniro hagati ya critique yubaka ndetse no gusenga. Umuntu uhora akwereka ibibi, agusuzugura, aguca intege, uwo ntagufasha gukura. Reka mbakubita agasituri rero. Hari umukobwa witwaga Diane. Yakoraga gukora ibintu bishya gusa, ariko inshuti ye ya hafi yambwiraga yuko atizigaho ibyo ntiwabishobora, ibyo si ibyo yasigaho ngaho. Nyuma y'igihe Diane yatangiye kwemera ayo magambo, aho niho abantu benshi bagwa rero. Unurayizizi abantu nk'abo baraguhindura cyane, baguhindura utari we, bakwica confidence yawe. N'ikintu cya kabiri, umuntu ufite negative energy. Hari abantu bahora bagerageza ahantu hose, kurya aho ageze hose abona comparing, akayibona ariyo yonyine, akabona ibintu bibi gusa, atishimira ikintu na kimwe. Iyo uri hafi yabo buri gihe cyangwa se igihe kirekire, batangira kukwanduza iyo mindset yabo. Naho umuntu wa gatatu ni umuntu ukugirira ishyari. Ntabwo abantu bose bishimira gutsinda kwawe. Hari abavuga ngo nishimye ku bwawe, ariko imbere mu mutima bababaye cyane. Sayine kugutesha agaciro, kutishimira success yawe, kukugereranya n'abandi. Umuntu wa kane, umuntu ukugira ingaruka mbi gusa, cyangwa se umuntu ukugiraho ingaruka mbi gusa. Hari abantu gukunda mu ngeso mbi gusa, mu buzima butari bwiza, imyitwarire igusubiza inyuma gusa. Nubwo mama mufitanye amateka, ugomba kwibaza ati se ngo uyu muntu ndimo kumufasha cyangwa andimo kunsubiza inyuma gusa. Naho umuntu wa gatanu, umuntu utabaye igihe cyawe. Igihe nicyo kintu cy'agaciro kurusha ibindi byose. Umuntu uhora agutwara igihe cyawe, atagira gahunda, uwo muntu umureke kuko nguwo ashaka kugusubiza inyuma mu iterambere ryawe. Naho umuntu wa gatandatu ni umuntu kugira backup. Hari abantu bagufata nka option ya kabiri, bakuvugisha iyo babuze abandi, iyo bagize ikibazo, iyo bashaka ikintu, ariko ntibaguha agaciro nyako. Naho umuntu wa karindwi, umuntu utagushyigikira. Iyo ufite ikibazo uba ukeneye abantu bagutera inkunga, bakwizera, bagufasha gukomeza. Ariko hari abantu baguca intege aho kugushyigikira. Naho umuntu wa munani, umuntu utuma wiyiga. Iki nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose. Iyo uri hafi y'umuntu ukumva utishimye, ukumva uri hasi cyane, ukumva utari ugombye kuba uri we, uwo muntu si ugukwiriye. Isomo ry'ingenzi, ukuri ni uko ubuzima bwawe bugenwa n'abantu ugendana nabo. Niba ushaka gutera imbere, kugira amahoro, kugira ku nzozi zawe, ugomba guhitamo neza abantu uba hafi. Kureka abantu si ukwanga, ahubwo ni ukwiyubaha.
none se wowe utekereza iki? Ni uwuhe muri aba ngaba 8 wumva ugomba gutandukana nawe mu buzima bwawe? Twandikira hasi muri comment. Niba ukunda video zigufasha mu buzima, mindset, motivation ndetse n'iterambere, ukane subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi video nk'izi. Murakoze. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.